Peace TV Rwanda. Oya ejo ngewe nzaza nimugoroba nzaza ari ejo bundi wankoreye umuti neza bya bintu nabikunze uziko nari nzi ko ewa numvaga ndi mu munyenga watari reka nje ntago namute Sharwa ninde muri kuvugana ninde muhora muvugana ubundi urambaza ninde nshaka kumenya uwo muntu muhora muvugana tuvugana uraho mbaza abo tuvugana uwo muntu wari uri kubwira ninde akubundi kucyufuha gutya buri munsi mbaza nafuha nagura umugabo wanjye se niwe tuvugana niwe tuba turi kuvugana hari undi muntu se tuba turi je nandi kuvugana nawe menezi yo oya ako si telefone uri kwishaka mwe chaka telefone ngo nta telefone ngo haje je nanga nibi bintu je nundi yuzanye n'ibintu je mpitana nigendera ugenda ujya umana ngo rwa mane kare ari ibintu byinshi nibaza uramutipe ati ubundi buriya yari ikintu nge nibaza ari kwi baby day fair cyadutwaye umwana nawe ngo baby day fair barus man kiroso meze bite se urabona ibintu abatwaye je kumureba se urabona wabishobora agafuka k'umuceri urabishobora se uramwegukana ubwo reka abantu wallahi buriya nyine agiye kumumanuka none ngo yagutwaye umuntu se agape ariko sha amafaranga iriya faranga hari iryo ufite ni wowe meze sawa inyakira ndagukunda buriya birekana n'uriya ndabona umeze neza bya hatari kabisa nta kibazo buriya hakuze kabagwa bataye n'ikiro cy'isukari kugira kihagera ari fayida ako akabizanira maraya ma pega gapiri w'imbwa ndume koko mwana narinzi ko zabaroga none abanyemari bamenyemo byarabaye nawe ubu mufitiye imishinga urabona kidateye ubusambo mwaye ugize ngo nize gutaha sibyo gutaha wigumire hano no ikintu uri bukore uze kumubwira ko araye mu kazi cyangwa mbese ntunamwita bundi karagutegeka ko ari ibyo uzikora ega niyo mpamvu ngiye nzacikana harabumva uyu munsi ndaza nanagutekeye turyo ukunda cyane kagafu ukunda niyo mpamvu nazava aha ukanya turajyana n'uburi dushe turakorana byagashwingi n'uyu munsi ngahe ry'umuneke kugira uze kugira imbaraga uzinga uyirongo bajya bikora cyahe byakajya araza agaterera hariya yivumbura buri mwanya yihonga umugore ni wowe niyo mpamvu nanjye nshaka kuzaba uwanjye kakihorera kubona nta kintu mubona mwe kuza mu kanya tuziganira ubundi vuba aha nicyo kintu kizo cyawe wase wowe umbeshye ubu umuti ntuzigere umubwira ariko ntabwo nzamubwira bwanjye ndi uwawe burundu kame ufite akazi se ntari birekanye ndanashomereye mw'iyi minsi ndashomereye ariko barawuntera wallahi ugize ngo bite se meze neza ariko ko mbona usa nkaho utameze neza byagenze gute shara tirika mukiri namera neza na gapiri mfite hariya gapiri se byagenze gute kandi mwarwanye gapiri nta biro nyifite nsigaye mpima ibiro nk'iby'inkoko kubera gapiri ese nyine mbwira byagenze gute kutambwira gapiri ahora kuri telefone gapiri ahora agenda ataha ijoro urugo nta kirwikoza aza nijoro aryama urabona ko urakeka ko aguca inyuma se basi ndabikeka mva nkubwire pe urabizi ko ndi inshuti yawe cyane ntabwo rero nakubwira ikintu cyagusenyera urugo sibyo mva nkubwire wowe nyine ugenzura neza uriya mugabo wawe ariko icyo nzi ni uko agukunda pe aragukunda ntabwo yaguca inyuma ngiye gufata umwanzuro w'uko ngiye kuneka yaba ari umugore yaba ari umukobwa hamenya umuntu
baba bari kuvugana cyangwa ahantu yirirwa kuko ningira uwo mfata uzabibona. aha sha nyine bitwazemo gakeya biba binaka ibintu cyo guhubuka sibyo ndakurebye rero nanje kukubwira ibibazo narafite nanjye ndakomeza gusengera nasanga urugo rwanjye barutashye mva no wasanga umugore yago yaninjiye yageze mu buriri bwawe. reka ngereyo ndebe ntabwo nakurenza ndumva naniwe ubwo nanjye nzakugeraho ejo ariko ubwo Fifi buriya yabaze icyanzanya ni Kigali cyane ntacyazi umva ntabwo naje kubara amazu hano rwose niba ari uguhangana tuzahangana niba ari umugabo nzamujyana ntanesha umutwe iki Kiroso yarari hano ariko kuba witsimbye mani babimeze we ko narenzi kuri hano kumva bari waje kwirebera kino cyuma imeze bite abakibona ariko raseka bacyakwiteza nahita ntanga umunani wanjye haruguru haza hafi biti zije kumureba ariko ngo muri kare usigaye twita akubikora neza ubikora neza urubundi uriya mugore nta kintu amariye ni ukugira uzamukurureze ariko hari ikintu ngiye nakugaya iki se kandi ni ibiki se numvisha amakuru atari meza reka ni n'igiturage nkorera umuti neza uri mwiza byatara uraryohereza ibintu mba numva ntanatanga njye mu rugo ariko ntuzabimubwire tujye tubikora mu ibanga bikomeye ngewe buriya nanone gusenya ni ikintu kibi ntabwo ushaka ngo dusenya kuguca inyuma inshuti yawe ibyo bintu nawe urabizi mani hari ahantu urahemuka uzi ko ntabwo nshobora kugushyigikira turi abaturanyi tumaze imyaka ingahe duturanye urya gusenya urugo rwa mugenzi wawe kwe nose njyana umugabo nzana ku ngufu hano nkamushyira ngaha ko mbasi bikorere ko ari inshuti yawe pire muganira buri kimwe cyose ubashe gukora biriya niba yasamana amakosa yanjye kandi yamvuga iranze baye niwisheya cyane aha munze abana b'ubu noneho ni dareba wallahi reka nkubwire nubwo umuntu aba yihagazeho nawe utakwemereraho wallahi uriya mutipe aramubonye dore aba yaje yashuka noneho reka nkwereke diro sibyo nguyu wenda we turaza kumugurira ibintu bya dunda ubwonko hirya ku ruhande ushaka kumwibeta we ariko nisabire mani kiri ikintu ushaka urumva ndashaka ko iri joro ari njye nawe ugize ngo nkubita akantu n'abacungira hano hirya no hino nzi sibyo nutabikora narabivuze wallahi ese ndi umwana nk'abandi ndagutinya ubivuge aho ari ki uriya mugore wagapira uramuzi wowe uramuzi sibyo navugaga nyumva nje hano guhangana nawe ugize ngo bimeze bigenze gute ibi ni ibyanjye narati nese ko mwari muri inshuti mupfuye ubu ntabwo nyiri inshuti narati nshaka ngo umbwire gapiri mupanga ibiki gapiri mupanga ibiki gapiri dati ntabwo wari inshuti yanjye ntabwo nakuriraga mu mugenzi wanjye sindi inshuti yawe mani gapiri uzi ibintu bibaye mani tabara b'abagore bawe mani dore bahuriye hano kwa wana umwe wa kabiri yandaye yawe tabara dore bagiye kwicana mani nikorati niwe wankora biriya winsakuriza ndabakubita ni mu Rwanda urumva nta muntu ushiba mutuze wamurekuye tukarwana hano wandetse nkihorera ihute mani ukuri nta byo guhindura wowe hita uza gutyo hari umuntu uguseka se sangwa ino mani ikibazo ni wowe nyine ikibazo kiraza kwanga mu nama ubu ntabwo bari banyishe udahari hari akantu nari ngiye mu mana nengeye n'usundi bari gupfa iki
Bimwe twavugaga umugabo man. Bimwe twavugaga. Iyo niga yitwa Gapiri nyine ngo yaraje yinyesebura hano none umugore. Ni ibi ngibi nakubwaga David. Have Mureka kurwana. Mureka kurwana. Have. Hari akantu ngiye gukora. Tuza Umva mu Gapiri. Aha, nyirabayazana nguyu rero bisobanura ibintu biri kubera hano. Ya wa mutindi none. Fifi uri hano. dore ngo umugabo ngamubaza ko kuri mu Wowe sobanura ngo ibintu ngo ku. Hajya ngo wigize imfizi y'akagarira. Batiyobeye. Rati wabivuze se? Kira. Bari banicanye. Bari bicanye. nta kintu navuze Nakubwiye ngo ikintu narakwihanangirije ko nta kintu uzavuga hagati yanjye nawe. Ese ubundi Ubone se ni Mu bitubwire. Ubundi urandeba iki kuki uri hano? Uri hano gukora iki? ndaha kubera ko nakagombye kuba ndaha ngaha nakubwiye ngo bari bicanye. Ariko rakaze abagore barakurwanya. Nanakubwiye uwo muntu sawa ntureba ibintu ukoze none wakamere ubone se ni ikintu mwamwereka ndekura byose nawe se umiwe yo kutabakiza ziko bari bwicaraho ubone se ni ibiki kambitware byose ako si binavuga bavuze ni ubone ni ibiki ni ibiki navuze ndabizi ako hari ibintu hagati yanyu muri kudukinga tutazi nababwira Gapira hari agumaza ibintu azanye noneho uratubwira ni ibiki ubundi usa arati kubera umunwa wawe nibi ngibi ndabijyanye kubera umunwa wawe ntabwo ari njye wabivuze ubundi se ni ibiki muceceke mwese mbabwire abundi Fifi uri gukora icyanga icyakusanya daturamuhora iki muhora iki umunwa wawe iki se ibiki ugiye kutwereka muri phone se ka bifatiye se mfite record Yesu amaye si wowe hano aha ntabwo ari wowe wa mugabo aho ngaho akubikora neza arati ubikora neza ubundi uriya mugore nta kintu amariye Fifi ewe gaye gashanu kubabona mu mapantaro yewe data we nta kigenda pe n'umugore mwiza ufite n'umugabo abasenyera urugo mu rundi ahubwo kirosi umugore ubona atarara mwegukana genda ahubwo kijyanira uriya ni mugabo kiburiri ucanye n'imbwa nyiri mbaburiye rimwe kweri